wa kabiri tariki 31 kwezi kwa gatatu umunsi wa 90 mu minsi 365 igize umwaka. Uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana turasanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka ibice 22 tuhera ku murongo wa 54 tugeze ku murongo wa 71. Dusome mu izina rya Yesu. Murongo wa 54. Baramufata baramujyana bamushyira mu nzu y'umutambyi mukuru, ariko Petero amukurikira arenga ahinguka. Nuko bamaze gucana umuriro mu rugo hagati baricara, Petero nawe yicara hagati yabo. Umuja amubonye yicaye ahabona aramwitegereza aravuga ati, n'uyu nawe yari kumwe nawe. Arabihakana ati, mugore simuzi. Hashize umwanya muto undi aramubona aramubwira ati, nawe uri uwo muri bo. Petero ati, wa muntu we sindi uwabo. Hashize umwanya nk'isaha imwe undi amuhamiriza abikomeje cyane ati, nukuri n'uyu yari kumwe nawe kuko ari umunyegalilaya. Petero ati, wa muntu we ico uvuze sinzi icarico. Akibivuga muri ako kanya inkoko irabika. Umwami Yesu arakebuka yitegereza Petero, nuko Petero yibuka amagambo umwami yari yamubwiye ati, uyu munsi inkoko itarabika rabunyihakanye gatatu. Arasohoka ajya hanze arira cyane. Abagabo bari bafashe Yesu baramushinyagurira baramukubita, bamupfuka mu maso baramubaza bati, hanura ninde ugukubise? Bamubwira n'ibindi byinshi bamutuka. Nuko iryo joro rikeye abakuru b'ubwo bwoko baraterana, aribo batambyi bakuru n'abanditsi, bamujyana mu rukiko rwabo bati, niba uri Kristo tubwire. Arababwira ati, nubwo nababwira ntimwabyemera na hato, naho nababaza ntimwansubiza, ariko uhereye none umwana w'umuntu azaba yicaye iburyo bw'ubushobozi bw'Imana. Bose bati, none uri umwana w'Imana? Arabasubiza ati, mwakabimenye ko ndiwe. Nabo bati, turacashakira ikabagabo ko twumvise ubwaca byivugiye ubwe, twakire neza ijambo ry'Imana. Reba ukuntu kwihakana Yesu kwa Petero kwagiye gukura kuva ku ntera imwe kujya ku yindi. Kuva ku ntera imwe agenda mwihakana gake gake, agenda bizamura, bigenda bifata intera, bigenda bigera hejuru. Yavuze ko atazi Yesu nkuko twabisomye ku murongo wa 57. Akurikizaho kuvuga ko atari uwo mu bigishwa be, n'abigishwa barabihakana. Ku murongo wa 58 naho twabisomye bwa mbere yamanje yihakana ko atamuzi. Akurikizaho avuga ko namo yigishwa be atabazi, avuga ko atari mu bigishwa be. Ubwa gatatu ahakana avuga ko atazi n'ibyo bavuga. Nibyo bavuga ati ibyo rwose bimuvuga simbizi ibyo ari byo. Buri kicaha kigira uko kigenda gikura kigakwirakwira iyo tutakihanye ngo iyo tutakihanye ngo kituvire mu buzima, kigenda gikura gahoro gahoro kikarinda caba kinini. Igihe ciza cyo kurandura icaha mu buzima bwacu ni mu ntangiriro. Ubundi ukibona ko ico cyagishakitse kuzamura imizi itukirandura hakiri kare, aha to kitazakwirakwiza uburozi mu mubiri wawe. Ijambo rikomeye twasomye ku murongo wa 62. Aro nanjye nshaka ngo utinde mu iki gitondo. Byatubwiye ngo umurongo wa 32 watubwiye ngo arasohoka ajya hanze arira cyane. Uyu ni umunsi iki gitondo nawe ndagira ngo ngubwirire ijambo urizirikane mu mutima wawe, nawe ico gice kugira ngo usohoke hanze ujye kurizwa n'ibyaha byawe. Nta kindi Petero yakoze, yihakanye bwa mbere avuga ko atari umwe muri bo, yongera kuvuga ubwa kabiri ko n'intumwa atazizi. Agira naho avuga ko umuntu aramushinja atari ko nubwo uhakana wowe uri umwe muri bo, kuko niyo ukomoka i Galilaya. Aravuga ati reka simbazi bakristo. Nubwo wagera ahantu ukijijisha ariko bazana gusomamo ibyuri byo bazana kumenya. Ariko igikwiriye dukwiye kwihana ibyaha byacu uko Petero nawe yicujije. Ico nashimiye Petero ntabwo yatinze kubona ko yibeshe, kuko nubwo yamaze kwihakana Yesu ubugira gatatu inkoko yayisibika. Imaze kubika yibuka amagambo yavuganye na Yesu. Yesu ari kumubwira ati ngoko bitarabika gatatu nibika gatatu urahita unyihakana. Abyibutse arangije arasohoka ajya hanze ararira. Mu yandi magambo arasohoka ajya kwicuza. Nuko Petero yarize akicuza amaze kumenya uburyo yahemutse, natwe ntidukwiriye kwihagararaho, ahubwo dukwiriye kwibuka ko Yesu akunda gukoresha abemera intege nke zabo no gutsindwa. Yes, ahangaha tugomba ikiri ijambo rikomeye tugomba kuzirikana. Twibuke ko Yesu akunda gukoresha abemera intege nke zabo bagatsindwa. Nawe mbere na mbere wamanza wemere intege nke zawe iki gitondo, wemere ko watsinzwe, ubundi Yesu atangira agira ute agukoresha. Reka dufatanye gusenga. Ninjya nitsa nawe ujye aya magambo. Mwami Yesu, turakwinginze ngo utugirire imbabazi. Aho twagendeye mu nzira zose zidakwiriye utubabarire. Amen.
uratu